bora flyer nako nibasora flyer iyo Sande bayisora kwa gatandatu ndi mu kazi wibuke ko boss yari yambwiye yuko Sande agiye kuba yiretse ahubwo yari yanze kumbwira yuko badanshaka kuri flyer yabivuze uko abimbwira ndangije ngiye kubona ndi mu kazi kwa gatandatu mbona basoye ya flyer bari bambwiye yuko bagiye kuba baretse gukora iyo Sande kugeza igihe ibintu bizajya mu buryo boss wanje arambwira ati ndashaka kubanza gukemura ibibazo bari abakobwa bafite navuga ati ngiye nta kibazo iyo Sande ngiye kubona mbona ndi mu kazi kwa gatandatu nakoranye na Eric bahita basohora flyer nariho mpita mvuga okay nkuko Muyango ari postinze ubushize avuga yuko ashaka kunyirukanisha ahubwo bari baruzi uburyo babimbwira bagasohora flyer nariho boss wanje atangishije inama atambajije atambwiye ikintu na kimwe kandi mu busanzwe ibintu byose akora tubijya inama buri kintu cyose agiye gukora buri night yose agiye gukora twigishamo inama twigiranamo inama yarangiza akayisora atambwiye there must be a problem. Zinda Umuntu aba yapangiye akazi, umuntu aba yapangiye amafaranga, umuntu afite gahunda nyine nawe ukabyuka mu gitondo we expecting gukora cyangwa ukuri bukore barangiza cyangwa se bakubwiye ko utari bukore barangiza ukajya kubona gig iyo wagomba gukora barayikoze iyo mwagomba gukora namo barayikoze. That became a problem. Ndavuga rero akanagasuzuguro ntago umuntu ashaka kumbwira yuko njyewe ntago umuntu ashaka kumakanira yuko akazi kadahari ngo narangiza asohore flyer igaragaza ko akazi gahari ariko ntarimo ntari involved atanabingishijemo inama atanabimbwiye atanambwiye ati Zinda reka ino Sande bantu ba Brian aribo bazakora wowe uzakora ikurikiyeho cyangwa se kino Sande bazayikore wenda guhereza undi munsi cyangwa se nanone guhereza nago bishoboye njyewe namuhamagara nkamukirano nkamubwira ati boss mbwira unsobanurire niba ibintu nkora nabishoboye ku buryo twakoranye kuva muri paddock twagenda tugeza muri touchdown. Ndavuga ibintu nagasuzuguro as a matter of fact mbwira boss wanje nago dushobora gukomeza gukorana. Zinda uranyumva urabyumva Zinda ndambwira nkuko Muyango yari yabyifuje yuko yanyirukanisha reka mborohereze ntago ngiyewe nzagaruka gukora muri touchdown. Ukunyumva Zinda musaba yuko yicara agakora imibare y'amafaranga yose andimo akayanyishyura. Zinda uranyumva uri kubyumva icyo gihe rero nagenda postinga screenshot ya Muyango ya post ndavuga ko yanyirukanisha ndangije postinga basezera touchdown mbabwira mwarakoze muri izo post na postinze rero Zinda niho hayisaza yes uranyumva ndakumva nese kundi kuza okay mbya reba ngaho urukunyumva gimese ubwo ndakumva okay anga uranyumva hano ndakumva Godfather. Okay reka tubigire gutya siko bimeze kuko ufata Muyango akikorera umutwaro urimo kunyumva ko yakwirukanishije aya masaha we akabihakana uyu mugabo ko atari kimanuka rero try tube niba tumubona niba ari umunyakuri abishyireho umucyo urumva nyihanganire gato yewe we nago yigeze ambwira yuko anyirukanishije njye wasezeye urabyumva uretse gato Guillaume njye wasezeye kubera ko gasuzuguro byaragasuzuguro Guillaume uranyumva ndakumva waramutse amakuru yawe meza nashima nitwa Godfather nari nguhamagaye ku kibazo kirahanga cyangwa ikibazo kimaze iminsi cyabaye hagati y'abantu bakoraga iwawe barimo Zinda na Muyango. Ahangaha bivugwa ko Muyango sinzi imbaraga yakoresheje sinzi ubushobozi agufiteho yagutegetse kwirukana Zinda kandi ibyo bintu bigakorwa ukabikora kandi umuntu bita Zinda ari washakiye Muyango akazi. Wa mugabo we ukuri nukuye kuri ibi bintu kugira ngo amakimbirane cyangwa n'uruwango hagati y'abantu ruveho. Yaho yazinda nawe ubwe azukuri rwose azukuri kose ukuri nukuye nta muntu ugeze ukanisha undi. Yego so habaye ikibazo bagiranye bibareba bwite cyabo ari ku cyumweru yego yes mu bigenzi bazinda nuza Salma afata nuza Muyango video niba ari ifoto ashyira amagambo Muyango biramubabaza. Yego icyo gihe bari no gushwana nabo Muyango yasezera akazi. Uretse gato bari gushwana gutyo Muyango yasezeye akazi bukeye. Yego bukeye kuwa mbere kuwa kabiri ko kuwa mbere twakoze accident iryo joro. Yego kuwa kabiri Muyango yasinyandikira asezera akazi. Yakwandikiye kubwira ko impamvu asezeye akazi ari iyihe? Muyango asezera akazi kubera ko ngo arakeneye amakimbirane. Ntabwo arakeneye amakimbirane. Yego yes ngo asezeye akazi ntabwo naga ariyo mpamvu tugomba kubiganiraho. Yego
so icyo gihe arabura ntiyagaruka no mu kazi. Muyango Nicyo cyumweru ntabwo yakoze. Zinda niwe wakoze icyo cyumweru kuri iyo sandwich yabo. yego. So icyumweru gikurikiyeho rero nibwo Muyango namvugaye nawe cyakumugara gukora ndi kumuganiriza. Ushaka kujya magaruke mu kazi? Ansanga gutya mu kazi ngenda namubwiye ati ntago si byiza ko mugumya gushwana ubwo twashaka ibyo atuma mwiyunga niba ari ikibazo mwagiranye. Yego. Sibyo. So mu cyo cyumweru gikurikiyeho rero Zinda amaze gukora icyakurikiyeho nibwo network muri kumwumva yari Gorego uri kunyumva? ndakumva. Snap za Zinda yarasezeye. Uretse gato warucitsemo gatoya ngo byagenze gute? Nikubwira murebe muzare kuri Snap za Zinda ni once itangaza asezeye. Kunangira bimandikiye inbox ndafite message yandikira gusezera. Zinda. Yego. Okay, ko Muyango yasezeye kubera yanze amakimbirane, Zinda yasezeye kubera iki? Zinda yasezeye ku mpamvu zi afata Muyango mwirukanye, yarabyanze Muyango aramwirukanisha akoze ko siko byagenze kuko na message yandikiye. wari wabwiye yuko uretse Zinda please. Iyo ba Muyango mutangiye. Zinda please, Zinda uretse gato. Ndakumva Giyo gira gisoza. Message Zinda yandikiye ibyo byiza ariko ari gusezera. Zindara uko amaze no gusezera Eric yaje kundeba Semuhungu. Eric yaje kureba. Ko Zinda bigize bibaye ikibazo no kubera niye mpamvu asezeye. Niyo mbasezeye Eric turaganira ndamusobanurira. Anabyumva yumva uko byumva icyabiteye cyose. Nawe asanga nta kibazo kirimo, ikibazo kiri kuri Zinda. Tumaze no kuganira arigendera n'ejo bundi agaruka mu kazi. So Zinda aranditse ngo Zinda abanyefana andika ngo you are the last person I would expect to do this. Ndambwira ka turavugana akazi karangiye Zinda. Ubwo niwe yakwandikiraga gutyo? Wayandikiye ngo ntago expectinga nyine ko am the last person expect ko yakora ibingibi. Ndambwira zika tuvugane akazi karangiye. Yego. Urumva arangije nibwo yambwiye igihe kizakubwira ngo my time in touchdown is over. Nuko nyandikira nabimuhereza mu kabireba. Hama ahita screenshootinga nako yafashe ibyanuze ese ajya kuri Snap. Ahita asezera niko namubwiye tuza kubivugana atanabimbwiye. Amusezera akazi. So musezera akazi nambwiye dukore imibare yacu dukore amafaranga yigwe cyamuhereze ibindi bintu birangire. So anga urumva rero ntago mwangeze kwishyura nta n'ubushobozi mwanga afite kwikanisha umuntu umwe. N'umukozi usanzwe ntabwo ubushobozi ntabwo afite. N'umukozi nk'abandi. So icyabaye aho ngaho rero ntago sindegeze yirukanishwa. Zinda yarasezeye akazi nawe arabizi. Zinda yarasezeye ntabwo yirukanishijwe. Yarasezeye. Ibindi babiganiriye na Semuhungu. Arabizi Semuhungu. Na Semuhungu arabizi. Kuko babanje kuganira bose barabizi. Bari kumwe natekereza bakoranye. Yes ari bakoranye bari bombi. Semuhungu aranyegera arambaza mbese byagenze bite. Hanyuma Muyango aza kugaruka mu kazi gute kandi yari yasezeye? Ninjye wamusabye kugaruka mu kazi kuko n'ubundi uyu sande byari byapfuye twabuze abakiriya. Bikwanga so ndamusanga ndambwira ati ndamusanga ndamusobanurira ngiye kugaruka mu kazi arakora. None kubona Zinda avuyemo hanyuma akabona Muyango yagarutse ahangaha Zinda ntiyagira ishingiro ryo kuvuga ko Muyango ari wamwirukanishije. Niba yavuye mu kazi hanyuma Zinda akagenda yagenda Muyango agaruka mu kazi, Zinda ntabwo yaba afite ishingiro rivuga ko ari wamwirukanishije. Nta shingiro naryo kuko Muyango niwe wavuye mu kazi mbere kandi Zinda asezera akazi namwirukanye. Zinda arisezereye nabigeze asezerera Zinda none utekereza ko Zinda yabashingira ku kindi yarasezeye akavuga ko yirukanwe kandi yasezeye? Ni impamvu zafite nagize kandi bigaragara ko yasezeye. Reba muri amachat na message yanditse zirari ko yasezeye akazi. Nabigeze urukana Zinda nakaza nasebye n'abantu bamwirukanye. Sinzi no kubikora barabizi neza mu mutima wiwe. Kumwana ashobora guhagarika mu kazi kanjye arabizi ko bitari bushoboka. So nk'umukoresha ugahamya ko mu gusezera kwa Zinda Muyango nta ruhare bigizemo, ntabwo yigeze Muyango kuganiriza? Na zero n'ibice zero byigiza bigiramo rwose. Kuko impamvu ikigaragaza proof ya mbere bigenda bigaragaza kugira ngo iyo sonde kiri Zinda yizeho. Ni Muyango abiri questions.
uburetse gato kandi Zinda avuga ko ari wazanye Muyango ari waheshe Muyango akazi muri aka iwawe. no Zinda yandangiye Muyango nawe yashaka gukoresha Muyango ndava kuri Sandwich kuri uyu munsi bakoranagaho Yego. bakiva kuri Copenhagen sinzi ibibazo bakiva bagiye gushiftinga kuyizana ahangaha Yego. kuri touchdown so Muyango yari questions aravuga ati mu bantu nkeneye Yego. gukorana nabo Yego. number 1 ni Zinda. Yo. oya reka kubwire oya Guillaume reka kubeshya twumvikane reka kubeshya Guillaume reka kubeshya Guillaume jewe nibyo wavuye muri Sandwich yo nakoranaga nawe na Muyango mbere uri kubyumva wavuye mbere usuggestinga ko dukorana Sande Guillaume niwe muntu wasuggestinze yuko Zinda ugomba kuzana wakwihangana niwe wasuggestinze ba Muyango oya reka kubeshya ndi kubyumva ntabwo wabeshya ndi kubyumva bana byanditse ko barashaka bazakorana nabo. Yego. ntabwo yanabyandika yuko ari Zinda sirambye ati romano uzakora nabuze ngiye korana Zinda mbwitse uki nta kibazo. Guillaume reka nkubaze ikibazo kimwe Guillaume reka nkubaze ikibazo kimwe usubize reka mbabarira nkubaze ikibazo usubize. Okay ngo mubaze Zinda mubaze. Guillaume ntago ari wowe wansuggestinze yuko nakora Sande nkiva muri Sande chill yo twakoreraga Copenhagen ntago ari wabinsabye ba Muyango bakiri gukorera Copenhagen icyo gihe tugiye gukora iyo Sande ntago ba Muyango aribwo bahise bava Copenhagen ugahita umbwira yuko ugiye kubashyiramo vugisha ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Reka gusubiza. Vugisha ukuri. Reka gusubize Zinda. Zinda twapanze Zinda gukora na Sande imbere ba Muyango bakora Zinda amaze bagarikwa muri Sande chill ndavuga ati Sande yanjye n'ubundi nta kintu kiri gusibana dushaka kubipanga tukiri kubipanga turanangiza no kubipanga nibwo ba Muyango bahise baza gukorera ahangaha bari kuza gukorera ahangaha ahita nambwira ati muntu nyine ko gukorana nabo nshaka kuzakorana nabo na Zinda nabwiye icyo nta kibazo n'undi umuntu w'ahangaha anytime ikibazo Zinda bayifite so rero ntago nibajye bavuga ibintu ariko batashyizemo no gusabanya no kubeshya. None se kuki uri kuvuga yuko ngo ba Muyango aribo basabye yuko nza kandi ari wowe wambwiye yuko ba Muyango ugiye kubashyira kuri timu ku cyumweru bakubwira ati nta kibazo ngo basabye ibyo mbyumviye hano ntago bari barabimbwiye ko babigusabye njye waje umbwira yuko ugiye kubashyira kuri timu ku cyumweru y'umunsi twumvikanaga. Oya ese ivuze ngo urasezera reba na message unyandikiye jewe ninjye wasezeye ariko ntago navuze ko njye nasezeye kubera ko nanze agasuzuguro ntago ari kumbwira ngo urategereza ngo Sande tuzayubake ngo tuzayikore turangiza ngo usore flyer iri w'abantu utambwiye utagishije inama Guillaume wigeze ugisha inama iri ya flyer ijya gusohoka wigeze ubimbwira ntago ibintu byose twabijyagaho inama nsubiza Guillaume ibintu byose ntago twabijyagaho inama iri ya flyer ujya kuyisohora ntago wari waramakaniye ukambwira ngo uracyari gukemura ibibazo bya Sande Chirusha ngo ya Sande kure Zinda kugira ngo tumurekure umva icyakubwiye wari umubwiye ngo ikigiyo ndambwiye mu mutima we neza sibyo neza n'Imana mu buzima bihamye Zinda arabizi neza yuko ibyo bintu kuvuga ari ibinyoma nta munigeze amirukanye muri touchdown njyewe ntago navuze ako se mwanyumvisha ibyo navuze byo navuze ko ninjye wagusezereye ninjye wakwandikiye message njya no kuri Snapchat ndasezeye uza agaciro uhabwa urakazi cyane urakazi neza ntabwo wakuvuga ibyo rero Zinda navuze ibice ariko kuri kunyumva nabi ahubwo muri gushaka gutwistinga story navuze yuko njye nasezeye kubera ko nanze agasuzuguro kubera yuko wasohoye flyer utangishije inama hariya bivuga ko wirukanwe na Muyango none se Zinda uretse gato ibyo bintu impamvu umuntu yashingira abivuga nuko mbere yuko ibyo bintu biba Muyango ya postinze screenshot Guillaume yirewe muri Snapchat yanjye nayo twefi Godfather reka so nta kindi rero kambareke numva ari byo urakoze cyane nashaka kugira ngo menye niba Muyango yarirukanishije umukobwa mu by'ukuri bose ntago ari byo nabo barabizi umutima yabo urakoze okay twagiye Eric fungura mic yawe Eric mfite ikibazo ni biki man mon bébé kamata mukunju Eric ko umuyobozi avuze cyangwa uyu boss ko avuze ko ibintu yabikuganirije kwavuze ko ibi bintu bishingira uretse gato ko yabigusobanuriye kandi nawe ukabyumva kubera iki nawe ushimangira ko Muyango yirukanishije Zinda bishingira kuki ese warebye screenshot inkoherereje reka wayirebye reka isharinge bayisome basome ibyo Muyango ya postinze mbere y'icyumweru yuko ayo makimbirana azaho n'impamvu nasezeye bayisome
and then you connect the dots and tell me. ngomba n'umuntu kuri kwimana ibintu byose bizabihora ari drama ese ubundi reka reka nkubwire ikintu kimwe Eric siko bimeze urabizi ngo dufata hari akantu nyine Godfather kamanze nkubaze ko navuye touchdown ariko nikukorera banza unyumvise turi gusoma iki sari turi kubona iki ko navuye touchdown urumva ko nicicikeye ko natavuyeyo ngo nserere na babrane cyane mu muyango cyangwa ko natasere na boss wa muhamagara mubaze ngo Eric kuva yavaho ngo kuvuga nabi cyangwa abagore twakoranaga ngo ugize kuvugira kumva mvuga ikintu na kimwe kuri bo muri kunyumva kora konzi koko havuyemo guhostinga ari ubundi buzima umuntu aba afite bro so kandi navuyeyo it was not good moment mvayo ntabwo turi kumva ariko se ko ndi kumvikana nge ubu turakumva sinzi ikibazo okay twagiye iyo post ya Muyango yibasomera okay ngiye wumvaga ibyo nakubwiraga Godfather cyane nubwo wabyumvishe ndi kubyumva nari ndi kubyumva nawe araje bisubize kimwe navuze I know boss namuvuze nawe I moved on right ikibazo ntabwo ari cyo wavuze Eric ntacyo wavuze yego ariko ngewe ndashaka kugira ngo barebe iyo threat ya Muyango kumvikanishayo iyo threat ya Muyango ndashaka kumvikanishayo ngo Muyango ngo bamugiranga ishyari uretse gato hano ntabwo ngewe nta muntu n'umwe ngirira ishyari Muyango arabizi ko nta uretse gato yazinda yes when if she wants ntabwo ushaka kugaruka back where ngo nguki ahanga ni he yavuga udashobora kugaruka yaranditse ngo don't waste your time defending your weak ass bitch. Instead give her some motivation because if I say she ain't coming back baby Muyango she ain't coming back muri touchdown zizi ko zingana cyangwa nazuzi reka ngo bazi ikibazo cy'amatsiko we hari umuntu ugeza akakubwira ngo reba ngo ibintu wagize kuri platform nago hano wicara ukota abantu cyangwa iki abantu bakaza bagakora comments uretse ko nje ntanamwose nje na postinze nsezera ngana posting iyo screenshot nago nigeze nota Muyango abantu baraza bajya muri comments barakomentinga bakoresheje platform yanjye is the same way nawe abantu baza muri platform yawe bagashyiraho comments where is the problem where's the problem kuryo muri ntuza Snapchat conversation zo muri Snapchat zitandukanye n'izingi zizanga siko bimeze ni comments ziba ziri kuri public story comments ziba ziri kuri public story those comment if you need motherfucker ziko magabana ndi hosting uyu nguyu we give me a second wa hosting of course uvuze ngo iki semo ndakwiya gorego gasopo ariko kuma magana nagura ko ndi live ndakubaza ntagura ko ndi live wagerageje ukaza kumvugisha mvuye live ko nzi kuri kunyumva fuck niko eri usetse iki ngewe nagukuje Godfather nanjye nsubiza weka abantu baza kuri platform yawe bakanyuzaho comments zose bashaka uko babishaka the same way baje kubinyuza kuri platform yawe is the same way baje Muyango ntiwamubaze tuvugisha ukuri ntago namubaze shu kuko iyo nshaka kubaga Muyango mfite ibintu byinshi cyane mfite ibintu birenze uko bitekereza wowe byabaga Muyango but me I cannot do that nta n'umumaro nta n'ikintu na kimwe byamfasha nta n'ikintu byamarira ntago namubaze Muyango arabizi neza yuko nta kibi mani n'ukuri kw'Imana yo mwijuru Muyango akazana akabivuga arabizi ko umukobwa mu buzima bwe namukunze namwetse urukundo naramushyigikiye turafatanya tuba inshuti nta mpamvu n'imwe nta n'ikintu na kimwe muri ino si yankorera ngo gigatuma ngenge hariya nkajya kumubaga urabyumva neza uretse nawe nta n'undi muntu nabikorera Muyango naramwihoreye ibyo yakoze byose iyo nshaka kumubaga nari kumubaga mu bundi buryo ahubwo narakijijwe Godfather narakijijwe cyane kuko iyo nshaka kubaga Muyango nari kumubaga bien nawe arabizi byiza bisesuye ariko nta mwanya ibyo bintu bifitiye nta n'ikintu byamarira nta kintu byamarira Muyango ni umubyeyi I wish her all the best
ndamwifuriza ubuzima bwiza nta kintu na kimwe kimwifuriza ibyo yanyifuriza byose ni akazi ubundi wamuzanye ko yari ari hano ari gutanga amakoyinzi n'amagifti ariko Muyango arabizi neza 100% ko ntacyo ari mugirira kubyumva uretse nawe ine muzamu uretse nawe nta n'undi duhaza abantu uretse nawe nta n'undi muntu ngirira ishyari njyewe bro nta muntu ngirira ishyari kabisa buri wese yaje ku isi n'isahani yiwe uri kubyumva buri wese afite uko akora ibintu bye Muyango ntabwo namugirira ishyari kuko my level of thinking and understanding and the way I do my things is totally different from what she does. Yego turi kumwe turahostinga twese buri muntu wese agira abakiriya we n'undi akagira abakiriya biwe buri muntu wese agiye kujera abantu Muyango n'isa nta kintu kibimwifuriza nta kintu kibimwifuriza mu buzima bwe ariko Muyango niba azi ko mu mutima we hari icyo anyifuriza akaba azi ko mu mutima we amfitiye urwango kuko Muyango none umushyize kuri live ukamubaza ikintu anyangira ikintu dupfa ntacyo yavuga niba gihari akivuge niba hari ikintu namutwaye Muyango niba hari ikintu namuhemukiye mu buzima bwanjye akavuga ati zinduramemukiye mu bantu bose azaze hano kuri live akivuge ariko uretse na Muyango nta wundi muntu nifuriza ikintu kibi nta muntu nagirira ishyari njyewe Eric I have my own life I'm living and I'm grateful and I'm happy umuntu wese nzi neza arabizi yuko nifuza kubona iterambere ry'umuntu wari we wese and everyone around me cause nago ndi umuntu ukunda kwicara aho ngaho ndi kumwe n'umuntu udafite ikintu yigejejeho cyangwa udafite ikintu amaze ku buryo wicara n'umuntu ukumva yuko nta point y'ubuzima n'imwe afite I'm a person who supports each and everyone whoever knows that Zinda Godfather shara kuzana Muyango hano kuko zino drama zahoraho namuzana ariko namuzane Zinda kuko ibintu byo guprenga victim card turabihaza ntago ari byiza bro nazano yivugira reka nabivuga hano publicly hano ari 700 y'abantu bari kuri live ngewe ndi kuri ribu narabyumvishe kandi ejo bundi namurangira yarabivuze abantu bakoresha abandi kugira bajye gusebya bagenzi babo kandi Muyango nawe arimo so ndiwa ubwo narekeza ibintu nanga ari iby'imfura nangari yakoreshaga jihad nangwa mukoreshaga se ngewe njya gutanga witness kuri rib kuri jihad ibyo nabyo nabyumvishe kandi si byavuzwe n'umuntu umwe kandi byakozwe n'abakozi bo muri rib so ahubwo ndiwe namenya kubana n'abandi neza so gukoresha ba Brian na ba Jari kuza gutukana hano publicly nangari byiza iyo si mico y'imfura bireke nangari byiza rwose ubwo rero byo gufata mu nyungu bidahita gufata side imwe nangari byiza it's not good nindo nafashe side semo oya nagari weba kubonye umwanya wo guhamagara umugabo se ko hamagaye na Muyango akaza hano na soni Godfather njyewe jihad napfunzi nawe kurya ajya kunyanja makuriya akanuka ku mwana wanje akanuka ku babyeyi akanuka ku bintu byose napfuye iki nawe ndashaka ngo usubize icyo kibazo bagutuka ajya kunuka iyo saga ya Muyango ikimara kuba yanjye na Muyango jihad yahise atangira kunuka anuka ku bana anuka ku mwana nabyaye anuka kuri mama anuka ku bantu bose like what Godfather gucatwa kutabizi se byarabaye ndetse ntago bizi uretse gato sheri no kuri YouTube biriho mugende mu bishake mu birebe kwicyaha ari gato byo Muyango yagututubishije Muyango gute Muyango yabyaye jihad ari mwiranga muntu ye none se jihad n'uyu kurya ari uza kumuvuga twumvikane uri kubyumva njyewe ndakubwiye ati ibyo bintu by'abantu bishura abandi ngo batukane jihad yanukiye iki ko yanukiye iyo saga ikimara kuba akanuka kandi avuganira Muyango uri kubyumva byari biturutse kuki reka mpamagare Muyango Zinda mureke muhamagare se mubyi umwanya ataritaba waceceka harya iyo ari calling ibiriho cyangwa iyo ari ringing nibyo biriho ringing nibwo bigiyeho ubu calling ntabwo iriho wapi ikivuga atari hamagaza amayinite nese ikivuga atari hano ariho nyine ntabwo ariho none ko bari kumwe ngo ngukore screenshot turebe ari kumwe ngo calling nta ringing iriho ari hano muri zino comment hano ari hano ntabwo muzamu hari uri kureba mu munyereke niba ntawe none naho hari cyangwa yaramborotse ndapfuye turashize boko kamwandike message neza ndabagirire baraza so icyo ndi kuvuga Eric ni kigiki urimo kunyumva umva we keza ndakubujije keza ntabwo njyewe Godfather njya nkurura umuntu ngo mushyire ikiziko ndeka kumbwire Eric
Muyango ibintu byo gufata side by'ibireka mu no gufata side Eric bizaguteranya n'abantu bro binteranya mabere y'abanyina uwo bizanteranya bazagenda yende nyina ngiye si bakubwiye ko rero wowe ukunda byacitse ugasiga uteranyije abantu ntabwo nkeneye umuntu anuza kumbwira ngo kundiranya n'abantu bizanteranye nabo njyewe reka nkubwire ikintu kimwe ndakubaza ikintu kimwe Eric Semuhungu ntabwo irara iva hano birabitinga ntabwo byagiye kuntuka ntabwo abonye ibyo Muyango ntuza iki cyaburane cyankoreye ntabwo agiye akanyataka nkuru ibiganiro uretse gato wanyukara ibiganiro bakuze ari kunyataka nubwo atavuze izina ryanjye utsindiye ikigoryi ndetse icyo nabyibagiwe ibyo ngibyo birahari njye sinjya afata sayidi tukimara gukora cya kiganiro ntabwo baburane bagira bakantuka akanyataka Brian ntabwo agiye kunyataka ntabwo njye njya afata sayidi Brian yaranyatatse nabi ndaceceka ndakwibikiye Brian bubizi waragiye uranyataka nagutumye abantu ndakubwira ntu it's okay wait for me so tubigihora ibyo ngibyo ntabwo njye afata sayidi ntabwo rero ariko uzi ibintu nabonye man reka nkubwire ibintu njye nabonye ahubwo uretse gato reka ndangize kubivugiramo ariko se uretse nyumva wawanze ukanyumva ko biragena n'ibi ngibi byose uri kunyumva ngabo myutinde urazi ko uyu zina sore ko yangiye kubivuga musori ngiye kubivuga musori sibyo urazi ko neza Muyango yatukaga Sheri na Doro kera ubwo nabibonye ejo muri telefone yabo ibintu bandikiranye uyu Zinda ari bumwandikira icyongereza ari yarakoresha atuka Sheri na Doro urazi ko uyu nguyu yandikiraga uyu nguyu ari yandikiraga Muyango ubutumwa bwa nayo message bayafite ayo message urazi ko uyu nguyu ari we wandikiraga umugabo we Kimenyi aho yakari ubyohereza so abantu bari kwiye kutiteza abantu bakicara bakarangiza ibintu byabo hano none uretse se wumva ubusa si mwavuze ngo apfa ubusa n'abantu bose none se Sheri na Doro n'abande bose bo bapfa oya komaninga siri ntabwo ibwo se ubwo urukumva okay abantu muri hano hasi ibintu se mu bavuze mu bitekerezo nta kintu ndi gufatamo none se bihuriye he wari gufata mosiki nta kintu mbonye uzahantu uhagaze wari gufata mosiki uzahantu uhagaze reka ngusoba nakubwiye Eric niba ufata ko mfata sayidi yewe ufite ikibazo gikomeye nakubwiye ngo ubushize ngo uyu Zinda you are my god nta kibazo ngira nawe Sheri njye gufata sinjya afata sayidi kumira ngo Muyango ngende mushyiremo ikiziriko mukurire muzamure hano ariko twumvikana ikintu kimwe oya nkubwire Godfrey ntabwo ari ngombwa ko Muyango aza hano sibyo niba naza kuza akivurira byamfashe Zinda nyumva hano gato nyumva hano Zinda njyewe ndi umuntu urabizi ko nanga karengane Eric wowe urabizi washyano kubera ariko iyo ukoresha amarangamutima urabizi Eric urabizi ukoresha amarangamutima amarangamutima ariko nakoresheje nayaye wigeze wumva mvugira Zinda uretse gato amarangamutima ndi gukoresha nayaye uretse gato yakubwire ngo usobanurire ubushize hano posting hano nigeze mfata sayidi ndakubaza nigeze mfata sayidi ubu ngo mfashe sayidi nyuma ya hariya kira kiganiro nakoze urimo kunyumva Eric nabonye baravuga nabonye izi message zose abantu bose bari kwandika hano ngo se kuri waceceka ukuri ko kuzajya hanze wakwiceceke waretse kwishyira imbere nk'ibere ry'inkumi Muyango ndamuzi njyewe nari nahora nawe siko umva ndakubaza Zinda fungura mic yawe ndakumva njye nawe tuzanye for how long tuzanye igihe kingana iki Muyango simenye shobora urakoze cyane so Semuhungu wowe urazo ndafata side yiki sifata side ariko ntabwo ndibuze kubera Zinda nguyu Zinda she's my friend long time kuva muri covid nguyu ari hano turi kumwe icyo nkubwira ni iki ngiki unyibereza cyane Zinda kuva ku munota wa mbere uranzi turi kumwe kuva kwamenya nanga akarengane turi kumwe so ntabwo nari gucisha amaso muri izi message nk'izi ngizi zirimo discrimination aba bantu bari kuba mutinga ntabwo ibingi bari kugenda ngo ushera mve ngo crazy usheho turatuntu turi kuramya bira bintu zira emojis zifite ikintu gisobanuye message uyizane uyireplying ntabwo ari byo iyi message kuburetse gato iyi message irimo hate speech iyi message irimo discrimination iyi message irimo kwibasira iyi message irimo kwataka ababyeyi b'umuntu ntabwo agomba kugira birebe mvuge ngo ngoromva ngo ntabwo ari byo ese Godfather message comment imbizi za kuri platform zawe kutajya ugenda ngo zisibe Zinda kuki utazisiba Zinda kuki utazisiba gira twumvikane tugendane gake kuki utazisiba wowe kugenda ngo ko bakomentinga kuki utazisiba kuki utareba ngo barimo baraharabika no muntu kabateka reka ngusubize
niyo mpamvu uzarebe cyangwa bazabana barimo hano hasi kuva wagera hano kureba mu 1800 uje ukora ama live cyangwa uje no ku ma live Eric mbwira wari wajya kuri platform ndeba message ze gutambuka hano hari igitutsi kigeze ubonamo barabizi yego ko mana yanjye biruzuranya gangira dimini uzikunze Godfather gira moderator nkwereke barimo baranuka cyane gira moderator uretse gato ko ibyo nta kintu bintu uretse gato zinda aba moderator ngaba abantu bari hano n'abantu tubanyana kuri platform baranzi message zose zirimo hate speech zirimo kwibasira zirimo kwataka umuntu niyo mpamvu haba aba moderator ubwo barangaye moderator muboroka abo bashenzi nta muntu wemera ko barimo baranuka pe that's the point barimo baranuka ibyo byereka no kubivugaho zinda nyumva kuva naba murabizi nabandi ngaba bakabantu bari hano n'abantu ngaba banjuga bari hano